nkuzanira amazi ariko nawe ubwo ntabwo yaza umwana ugituma Kristera mbose ibyo bintu bye ntabwo banagushwaye Bani ibintu byo kugira ngo ureba kuntu brother batangiye wapa ariko risakuru ni mujye mwubahana hano ubonye cyo kutaje utangiye no kunkubira papa wanje ese muko we nuko ubona ko wenda uva ku ishuri wamara gushika hano ukabasanga mama wawe yahise agatangira akagutetesha ntabwo wumva ko n'undi nawe yaba yaravunze agenda mbikundira kiba kumazi no kuma kumazi sister kucyumva Kristera yanze nushaka kubera ubwo bakwijunditse kubera ko bakoresheje ubwene n'ubundi isi ibyo bintu ntabwo aba ari sawa ariko ubundi so amazi mwicaye wari amasike yasi kuki Kristera yanze guteka ngo Kristera yanze kugiteka ese udadagiteka ariko Kristera nawe yaragowe urumva kujya ku muhanda Kristera gufura Kristera guteka ubuse akazi kose naki wagomba kugakora mu gihe Kristera mundi mwebwe mu mufanya mu gihe azaba ubwo nko mu gihe azaba atakibanga bizagera ariko ni muzaba atakihari nyine tuziyara ite byawe ni sawa kiracyana kiraruguru se kushaka kukirenguza cyaca mu zihe nzira kugira ngo ibone kugira ngo kibone wowe wabanza nyine ugaca nko kuyisita kuko ndabizi kuko meri wacu ni umuntu yahita guciza umuntu utabona hari yego rero kizamubwira ati aramwana ngiye hari njye nakunze nkabura ati ingofero ngo maze ngo nziganiriza ibintu no kumurongo nuko utanafata nta nanga ariko nkubwira ibintu byo kora turi kujyana bwira sister mubwira ati hari umwana urana na pofetse cyangwa se nakunze mu muganirizo nyine mu biganiro ngira inama yanjye nakugira umukunde tunamuzana nyine umunyereke urugo nyine ariko mama we ni mwiza ngaho muhamagara umubwiye ntari sister we irango baze bize bite kirakora hari cyana nyine nabonye hano haruguru ndashakaga kuba ntakiyogoza ariko umuvandimwe nyine yabwiraga ati banze nkubaze nyine ushobora kuba wabingira ndakurogoye icyana ni ikinyoni cyangwa ni cy'umuntu uriya mubebe nyine uri ari haruguru umubebe umusa no gutumwita icyana kandi uri kumushaka reka nizo ni imvugo zigezweho umusa uwo mwana yitwa ko nari kumumenya izina amwita Risi ntabwo byakunda sinzi niba mama yabyemera oya meri nubyemera ntabizi neza ntabwo yabura kubyemera ntabwo yabyemera nawe uri umuntu uri mushiki wanjye kuko njye buriya gutyo mbona mu mahanga iyo umuntu yakunze undi ababijyamo bigakemuka ubwo bimugiramo nk'umuvandimwe turukana no mu ndimwe n'ibikunda agazagura fanta kabise kabura ntabwo biri gukunda gute none se arati imirimo mu rugo ngaje kugushaka akazi yaba karetse yego ese ntabwo kazana umukeneye kazana turamukeneye urabona ko n'imyaka iri kunjyana nyine ariyo mfite ingahe reka tugende nyine ubwo gahunda ni izo ngizo ugomba kubinjiramo tukareba ukuntu twabigenza nyine twagiye ubwo nyine ubwo uzabikora ni byiza cyane ari meze neza njyewe nyine gahunda nari mfite ejo mu gitondo nzazinduka njya gusura Kristera yego wese wabona umwanya wenda tukajyana sinzi ko ejo nabona umwanya tukajya gusura Kristera umva uzagire ibaze ko tuzajya mu mujyi iwabo batuye mu mujyi nutaza ngo tujyane urumva nyine uzaba wihombeye kandi tuzi byihorere Kristera yahuye n'ibibazo yibwo se nyina arapfa yajya gukora ku wundi mu mahuje ejo nyine njyewe tuzajya kumusura wowe nyine umva nzanagutegera itekerera hari amatike yaho ntabwo ari icyabuze icyo kunywa se kizaba gihari oya tuzabibara ibyo n'ababosi mpande hakora n'abanega nta kibazo ubwo ejo mu gitondo nzaguhamagara